nateguye ijambo nyajambo ryo kubwiriza nk'umuvuga butumwa, ariko Imana irambwira ngo ya genda uhanure, ndagutuma nk'umuhanuzi, ngiye kugutuma nk'umuhanuzi, ngiye kugutuma nk'umuhanuzi. Abavuga butumwa barahari, ndagutuma nk'umuhanuzi. Yabwiye Yeremiya ngo Ezekiel, nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli. Umurinzi, icyo bita umurinzi. Irambwira ngo oya, ntabwo ugenda nk'umuvuga butumwa, ndagutuma nk'umuhanuzi. Yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya we, ijambo ryose nzashyira mu kanwa kawe niryo uzavuga. Importe Yeremiya, ndaguhagurukije, nguhagurukije kusenya no kurimbura no kubaka, byose biri mu biganza byawe. Ariko icyo nzashyira mu kanwa kawe nicyo uzavuga. Hari amagambo abiri Imana yambwiye, amagambo abiri muri Bibiliya, n'ibice bibiri ndi kubwira aha ngaha, ibice bibiri ndi kubwira aha. Bene data, abakristo bene data, wera komeze yere, wera komeze yere, uri ku rufatiro ntaruveho. Mfite amakuru y'ibice bibiri, kandi n'uguhanura gusa, uretse ko abo muri icyatsi hari ibyemezo bigiye kubafatirwa bimwe na bimwe. Abo muri icyatsi, abahandi nabo ubwo bafite ko bazabigenza. Ariko mumbabarira Mama Olivier, uwera akomeze yere. Kandi Mama Olivier, subwa mbere nkubwirira ijambo muvuga ukuri nkuko kuri. Mama Olivier, iri jambo rikubwira inshuro 3, mutangaza amatangazo ukwari, muhereye kunezeza Imana, mureke kunezeza abantu. Kuko nusheshenga umuntu imbere y'intebe y'urubanza ntabwo uzamuburanira. Ndasubiramo nongera ivurimo, navuze ngo umuntu n'umusheshenga imbere y'intebe y'urubanza ntabwo uzamuburanira. Mahoro bimeze, umuntu agusheshenga akakubwira ngo iribara n'umutuku kandi ari umukara, imbere y'intebe y'urubanza ukazahatsindira. Siko bimeze se? Nkomeze ngusheshenge kubwire ngo bimeze neza kandi bitameze imbere y'intebe y'urubanza se nzakuburanira. Ko buri wese azaba ari kwirwariza kandi buri wese azaba ari kuyoboka inzira ye. Mama Olivier, amakuru muyavuge nko kwari. Kandi si ukwambere nkubwira ijambo, uri umuhanuzi ndabizi. Aho hanurira hose, haba mu byumba by'amasengesho, haba muri korari, mutangaza amatangazo nko kwari. Mama Olivier, rukundo, message mwezita, nzi kugira message zitambutse uko ziti. Rukundo, hanyuma Mama Olivier, ndabizi ko uri umuhanuzi, hanurira amahanga, kandi kimwe kubwira kivuga ureke kurya iminwa. Ibwira Yeremiya ngo nzabana nawe, ndi kumwe nabo ngo nkurokore, ntukabatinye, ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Mutangiye message ku mwana Rukundo, message yumvise saa 6 z'amanywa yitangiye. Yaba ari umushumba yitangiye. Yaba ari umushumba Rukundo, tanga message. Yesu nashimwe. Umusheshenga uzaba umuhemukiye kuko imbere y'intebe bajyana. Naba mbahemukiye Imana mbijamo nkabihorera, kandi 3 nkava nkomeze kose ndazana ibiryoherera, kandi 5 ndazana isukari, 8 ndabaye nini biryoherera kandi arwaye amibe. Ibinini bya mibe birasharira, ifa kunywa ibinini bya mibe ariko amibe zigakira no gubisharira. Turi kumwe cyangwa turi kumwe? None se imbere y'intebe y'urubanza nzajyana nawe? Imana ko yabampaye tukiri mu isi, nuramukugiye se nzaba ndi kumwe nawe? Data yabampaye tukiri ahangaha, nyuma yaha ntavuga butumwa. Yesu nashimwe. Nyuma yaha ngaha ntavuga butumwa rizaba ririyo. Nyuma yaha nta kwihana kuza bakiriyo. Utazihanira ahangaha nta handi azihanira. Yesu nashimwe. None se koko bene data, nashatse kujana ijambo riryohereye cyane ko dufite igiterane, ndagoragoza pe kugira ngo ibi bintu mbe mbyihoreye
nzana ijambo ryohereye cyane cyane ko Imana iri kuvuga ibiterane kandi iri kuvuga amagambo meza muri iyi minsi. Ayo magambo meza afite ba nyirayo kandi bagiye kubyakira. Yesu nashimwe. Hari abantu bagiye kwakira imirimo n'ibitangaza no kuri 28 kugeza ku itariki ya mbere 28 kugeza ku ya mbere z'ukwa 8 kugeza mu kwa 9, iminsi 5 y'igiterane hano. Imana irambwira ngo nta kindi gutumye uretse gusengera abantu bararushye bararemerewe. Bagiye kuva imahanga bava imihanda itandukanye, bazabyakira kandi bamwe muri mwe ntabyo mukira. Yesu nashimwe. Magambo abiri Imana yambwiye ngiye muyasome, hanyuma ayo magambo abiri mwumve ikintu Imana yabantumyeho. Ijambo rya mbere riri mu mubwiriza, ni ijambo rivuga ngo iyi ni indunduro y'ijambo nta kitarumviswe. Iyi indunduro y'iki? Nta kintu na kimwe batumvise. Noneho rero indunduro y'ijambo nta jambo na rimwe batumvise. Abari iyo ngiyo, abari kuzerera hirya no hino, abadasenga ntacyo batumvise, nta kindi bakeneye kubwirwa. Soma mubwiriza, kadusome mubwiriza ibice 12:13 12:13. kadusome mu izina rya Yesu. Uramusheshenga kabiri gatatu musheshenga mukagendana ukamwihorera, uramushuka. Kuki ushuka umuntu imbere y'intebe y'urubanza? Kuki mushuka? Wabwije umuntu kuri agakira cyangwa karori ariko uramubwiye. Yesu nashimwe. Soma. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Iyi niyo ndunduro y'ijambo. Byose byarumvise. Byose ntacyo abantu batumvise. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko ibyo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Kuko umurimo wose uzaza mu rubanza, nta kintu kitazaza mu rubanza. Yesu nashimwe. N'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi kizaza imbere y'urubanza. Amen. Nta kintu na kimwe kitazaza imbere y'urubanza. Ibyo uvugira kuri telefone bizaza imbere y'urubanza. Uva niba abandi baterana uryamye bizaza imbere y'urubanza. Kwigaburo ryaruragera turagiye ntacyo bikubwiye, bizaza imbere y'urubanza. Yesu nashimwe. Buri kintu cyose kizaza imbere y'urubanza. Ngaba bambere ngiye kuvugana nabo. Ngaba bambere ngiye kuvugana nabo. Irambye ngo ikintu cyose nawe tumukunda atazi nk'umushumba wawe kizaza imbere y'urubanza. Buri kintu cyose abadiyakoni batazi kizaza imbere y'urubanza. Niyo mpamvu navuze ngo munzanire kamera, kizaza imbere y'urubanza. Kizaza imbere y'urubanza. Irangira ngo noneho bambwiye ngo ni indunduro y'ijambo ntacyo batumvise. Ndaje mbabwira ibintu Imana yambwiye. Nibiri mu nda y'isi mama yine. Rizazima Imana ireba no mu kuzimu ikareba mu nda y'isi. Imana ireba abantu bari muri saro ikabarebera icyarimwe. Ikabona bane ku mugabane wa Aziya n'abari mu Rwanda ikababona icyarimwe bari muri saro baganira, ikababonera icyarimwe. Byose Imana irambwira ngo nta kintu na kimwe kitazaza imbere y'urubanza. Ndi umuhanuzi kandi umuhanuzi wese avuga icyo yatumwe. Umuhanuzi wese avuga icyo yagize gute mubyeyi? Ntimukandenganye, ndi umuhanuzi kandi umuhanuzi wese avuga icyo yatumye. Ntimukandenganye, ndi umuhanuzi kandi umuhanuzi wese avuga icyo yatumye. Ikindi, buri muntu wese uvuga ukuri kw'Imana nk'uko kuri ntabwo akundwa n'abantu bose. Icyo turacyiteguye. Abashaka kudutera amabuye turiteguye. Ayo ni amabuye mu mwuka ni amagambo. Ijo mafu ni ibintu Imana yabanje kunshuriramo, nditeguye. Amagambo ntacyambwiye, amagambo ntiyangusha, kuvugwa nabi ntibishobora kungusha, ntabwo bishoboka. Amen. Ndi umuhanuzi w'Imana ariko
reka nongereho iri jambo rivuga ngo bitari kwiyemera nk'amahagaze kuri uruhimbi umuhanuzi utavangiye sinzarya ruswa mu mwuka. Yesu nashimwe. Ibyo nanze kurya by'abarwayi ba sida mbifite mu biganza byanjye ndi umupagani ntarakizwa neza. Yego nari mugakiza ariko ntarakizwa neza. Nabikozemo muri trake imikeri myiza original. Umva ubunyobwa bwiza original, amavuta ya original, amasukari meza mbijera ku giti cyane. Bakajya batubwira ngo mujye mureba uwo bikwiriye bari we muhereza. Nta mibare nta controle. Nta n'ikiro cy'isukari nigeze ntaha ni wanjye. Sinaje aha rero siho nzaza guteka imitwe. Yesu nashi. Magambo ari mu gitabo cya Yobu baravuga ngo naho napfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Amen. Amen. Utarari ibyo ngibyo ngo nsarurire iwanjye. Nashobora kujyana ibiro 8 nkandika ko nabihaye abantu. Kajyana ibiro 10 nkandika ko nabihaye abangabo. Nta controle. Ariko kubwo gusenga nari ntarakizwa cyane ariko ndi mugakiza ndabana uko bimeze kose ibihumbi impembwa bigeze kuri 100. Singiye kurya babana nibyo babana n'ubwandu. Batagira n'urushinge. Ndabyuka umunsi umwe projet isa naho iri kurangira bimwe byari bisigayemo sinzari unapfupfunuye mvana miki ikiro cy'isukari. Ndabaza iki kiro cy'isukari ndagishyira hehe? Mpamagara muzamu ndamubwira nti twari iki kiro cy'isukari. Ndavuga ngo nacyo sinshaka kukijyana kitanduza ubuhamya bwanjye. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nukuvuga rero ngo Antoine Tuyisene wavuze amagambo meza aravuga ngo udakijijwe yaba n'imfura naho utakizwa ariko ugaragaza ubupfura. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nge ndi umuhanuzi. Ikimana intumye abambe ndi kuvugana nabo n'abantu Imana yambwiye ngo indunduro y'indunduro y'ijambo byose ntacyo batumvise. Ntabyo guhamagara ntabyo kujya hehe usigaye uba hehe nta byararangiye mubambwire ngo byararangiye ngo guhamagara ngo usigaye uri he ngo kumusura ngo kumugenderera ngo byakugendekeye bite. Imana irambwira ngo stop muhagarikira aho ngaho. Muhagarikira aho ntacyo batumvise. Ngo mbese ngo usigaye uri hehe ngo byakugendekeye bite ngo amakuru na yahe ngo Imana irambwira ngo iyi ni indunduro y'ijambo ntacyo batu. Imana irambwira ngo stop muhagarikira aho ngaho. Ndikubwira na yandi mahanga shumbuza rebe ngibi nukunguku n'abakristo bagiye kubona ibingibi ni indunduro y'ijambo. Abakabiri rero njya kuvugana nabo kandi babwira ngo nimukomere ibyo Imana duteguriye birahari kandi ukwemeza ko sizatugirira neza. Timoteyo wa kabiri naje kubwira Timoteyo wa kabiri ibice 2:19 gusa. Timoteyo wa kabiri ibice 2:19. Reka dusome Timoteyo wa kabiri ibice 2:19. Nyamara urufatiro rw'Uwiteka rukomeye rw'Imana. Babarira gatoya. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka rugize gute? Mukomere Imana amashyi. Muyandi magambo muheze Imana icyubahiro kubera ko mwakiranye mukanesha. Nyamara urufatiro rw'Uwiteka. Soma. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana rucyahagaze. Yego. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Hagararira subiramo. Nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Haleluya. Abashumba baracyahagaze, abakristo baracyahagaze, abadiyakoni baracyabihagazemo. Bariho iki kimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe kandi arabazi cyane. Icara. Na hano haraba Imana yagiye inyereka rwose. Haraba Imana yagiye inyereka bari ku rufatiro kandi Manuel hereza Imana icyubahiro. Mu bantu Imana yanyeretse badashobora kupfa kugamburura nawe urimo. Hereza Imana icyubahiro. Bantu Imana yanyeretse
hari ab'Imana yanyeretse Manuel akomeza kuzamo cyane mu yandi magambo bafatishije bagafata ikinyita cya Yesu icyo bita kugifata ariko amen urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze nyaboneka ibyanka abakiranye bakanesha muhereza Imana icyubahiro icyo bita gukirana barangiza bakanesha nyamara Imana igiye kubagirira neza igiye kutugirira neza Imana irambwira ngo hari abantu bari kuva ku minzani icyo bita kuva ku minzani umva kubwira ijambo rimanutse Imana irambwira ngo hari abantu ibiro byashyitse bagiye kuva ku minzani mu yandi magambo ibiro biremewe parapimwe icyo bita gupimwa ariko paragezwa parasonza barasuzugurika batagaciro ariko Imana ntibayivaho irambye ngo mbwira abantu bamwe ngo ibiro biruzuye bagiye kuva ku minzani kuvubu sintinyi ibindi ngiye kubivuga gusa n'icare no kubisita gusa ni message cyangwa amahirwe izi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa kuvubu sintinyi zabesho abantu ibiro bishitse ibiro birashitse yewe hirwe izi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubeshwaho no kwizera mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye babasi Yesu nashimwe ngwino hano hagarara urabona uyu mudamu wantona icyo bita kwantona n'iyi ndakayihagararana akantona mpamvu zidashira abantu b'iki gihe mpamvu zidashira abo ngabo Imana yabafatiye ibyemezo indunduro y'ijambo byo akantona n'iyinda n'umwuka muke wenda niko nabyita hari igihe mushaka kumbwira ngo shyira mikoro hasi umwuka utaza kuba muke ariko nkabwira Imana ngo iramushoboza n'iyinda ashatse yaryama akageza ku mezi 9 c'est son droit akavuga ati kwemeze ko se matumu ko ndi guciragura ndikuruka ashatse oui kandi nabyumva genda wicarire abazi Imana yawe bazakomera bakora iby'ubutwari byanka yigeze kugera hano amaze kweza byaye nta n'ukwezi kwa kuzura ndabona uyu mubyeyi arasaze cyangwa ntashobora kwihanganira kuguma mu rugo uriya mubyeyi ntabwo byakunda tumaranye igihe kinini byanka korari namwe murabizi ntabwo ndi gushashaza uriya mubyeyi ntashobora kwihanganira kuguma mu rugo ameza ngahe atari muri korari ntabwo byakunda Imana iduhana umugisha mwene data suko bizakora kubategereje Imana Yesu nashimwe haleluya haleluya amen ijambo rya mbere Imana irambwira ngo ndambiwe irambwira ngo bita abantu ureke kubita abakristo bita abantu irambwira ngo ndambiwe abantu batagira aho babarizwa mu yandi magambo ndambiwe abana bataba mu rugo irambwira ngo ndambiwe batagira aho babarizwa ndambiwe abana bataba mu rugo ndarambiwe inzerere zo mu mwuka ndarambiwe andika ibyemezo biri bufatwe byo ntabwo bibireba amacyaki birareba iryahano ndaje mbabwire mu kanya ndarambiwe inzererezi
ndambiwe abantu batagira aho babarizwa, ndambiwe abana bataba mu ngo, ndarambiwe. Kandi icyo ngicyo umubyeyi wese yakirambirwa. Umwana utaba mu rugo nta cyatuma utamurambirwa pe. Nawe reba ufite abana 8, Makrema na Isaac. Ndumuna Krema na Isaac bari ntabwo nzi iyo bari. Aragarutse wenda kuba umundi munsi, ariko ko ndi kubona abandi na Isaac bari ntabwo nzi iyo bari. Iyo ni ishusho nziza se cyangwa ni ishusho mbi? Ndambiwe abatagira aho babarizwa, ndambiwe abana bataba mu rugo, inzererezi. Abo ntibakura mu mwuka kubera kuzerera, kuko ntibarya indyo ikwiriye. Umubyeyi niwe umenya indyo ikwiriye abana. Abo ntibagira indero, nta discipline, kuko batagira aho barererwa. Babarira bijyane mu mwuka, ibyo ndi kuvuga. Abo ntibagira discipline, kuko ntibagira indero, ntibagira aho barererwa. Yesu nashi Imana irambwira ngo ikinda kirambiye mu macyaki. Byose byarumviswe kandi noneho ntacyo batumvise. Iyi ni indunduro y'ijambo. Kandi ndi kubivuga vuba kugira ngo mubyandike. Kabiri, ndarambiwe niko Imana yambwiye. Umva ikigereranyo Imana yampaye. Imana yampaye ikigereranyo ngo umuntu utaba mu rusengero, utaba mu rugo, arutwa n'umunyabyaha uhora mu rusengero. Nzamure volume. Umuntu udasenga, umuntu utaba mu icyacu, umuntu udaterana, arutwa n'umunyabyaha uhora imbere y'Imana. Burya umunyabyaha uhora imbere y'Imana nuko byamunaniye, ariko Imana arayikunze. Ariko one day, umunsi umwe Uwiteka washoboje abandi, uwo nawe Imana izamushoboza. Komeza usenge mu ntege nke zawe, utaguza ugira gute, umunsi umwe Uwiteka azagushoboza. Ndambiwe abatagira aho babarizwa, abana bataba mu rugo, inzererezi zo mu mwuka. Icyambere nta munsi n'umwe ntibashobora gukura, kuko umubyeyi wabyaye niba Imana yarakuzanye muri Zayoni, ikakujyana muri Zayoni, niho uzarererwa, niho uzakurira. Umubyeyi wawe ni intumwa y'Imana Apotre Gitwaza n'abandi bashumba. Siko bimeze? Nibo bazakurera, nibo bazaguha indero. Niba yarakuzanye muri REHOBOTH, uzarererwa ahangaha, niho uzahererwa indero mu buryo bw'umwuka, ugakura, bakakugaburira amavitamine n'amaproteine. Siko bimeze? Nuzerera se, niba utari mu rugo, urye saa 6 nk'uko abandi bariye, ku cyumweru urye saa 3 saa 4, kuwa mbere wongera urye, kuwa kane wongera urye, uzatungwa n'iki? Mumbabarire mu bijyane mu mwuka. Yesu nashimwe. Ariko abantu bikigiye kubera ko bamenyere kuburana, uramubwira uti urihe ngo nanjye ndakomeye, nyamara nanjye ndi gusenga. Uri gusengera he? Uri gusengera hagana he? Uteranira he? Nyamara nanjye abandi bana bari kurya nturya ngo urakomeye. Imana irambwira ngo ndarambiwe abatagira aho babarizwa, ndambiwe abana bataba mu rugo. Kabiri, irambwira ngo haryo ndambiwe mu macyaki. Kabiri, vuba kugira ngo zihute. Kabiri, amen. Yesu nashimwe. Kanandika aka kantu numvise kuri iki kintu ngiye kuvuga. Yego. Kabiri, irambye ngo umbwire abantu ngo ibyo ndambiye mu bantu mu macyatsi. Ndambiwe abantu bahora bitotomba, ndambiwe abantu bahora vivovota, ndambiwe abantu batanyurwa n'ibyo nkora. Ndarambiwe. Uwo mukuhumeka bagira isoro bangana ikigo nuko nzinyera utarama itaraza, wenda izaza mu gihe cyayo, ariko ugasanga umuntu ari gutiganyira batanyurwa nuko n'ibyo nkora buri munsi. Ndarambiwe.
hana batiga he batiga hese kikabigaho bari ni ushoboye aho bari ubushobozi nuko siko bimeze ubushobozi ni bwaguka uzabajyana Green Hills uratukimana pourquoi none se abari kwiga uwa wari bakoze bara abari kwiga uwa wari barakiraniwe ntabwo ari abantu wowe surigi ndarambiwe ni Imana yambwiye Sadureke na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro uri mu itanura ry'umuriro uri mu itanura ry'umuriro wowe Sadureke na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro baravuga ngo naho itadukiza niko kandi Imana yarimbwiye bambwire ngo Sadureke na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro baravuze ngo nahitagira gute itadukiza uri mu itanura ry'umuriro none se tambi wahora bivovota batanyurwa iramuha umwenda akawambara yabonana mubyeyi uyu nguyu nawe ati mana wanjye njute nge wangize abandi ko bafite imyenda ikawumuha yabona undi kana kayambaye atari ko mana buriya reka bayihimbaze nuko bambaye abantu b'iki gihe ntibanyurwa sinzi uko bateye Imana irambwira ngo ndarambiwe inyigisho barigishijwe indunduro y'ijambo barumvise ndambiwe abakozi b'Imana batanyurwa no mu bakozi b'Imana natwe byatugezemo ndambiwe abakozi b'Imana batanyurwa ndambiwe abashumba batanyurwa ndarambiwe abaririmbyi batanyurwa ndarambiwe igihe kimwe Rukundo twaraganiriye Rukundo arambwira tumva nkubwire mama tumukunde maze gusobanukirwa neza ko icyo ngamije ari ijuru ibindi bizaza cyangwa birorere arambwira ati maze gusobanukirwa neza ko icyo ngamije ari ijuru ibindi bizaza cyangwa birorere abazi Imana yabo bazakomera amen haleluya iyo ndwara yateye mu barokore b'iyi misi babaje Imana irambwira ngo ndambiwe abantu batanyurwa batagira n'umusi banyurwa bahora bifuza bahora bararikiye iby'isi bizashira aho kurarikira ubwami bw'Imana buzahoraho Yesu nashimwe ariko somera iri jambo wihuse Matayo ibice 6:25 Matayo ibice 6:25 umusomyi wihuse wa Bibiliya dufite igiterane cy'urubyiruko kandi saa sita tugomba kuba tuvuye aha kugira ngo bitegure bagorora amajwi neza abarya indimu bazirye abamira amagi bayamire kugira ngo amajwi agororoke neza Matayo ibice 6:25 uwo muyaga Matayo igice cya 6:25 titaye amagambo ivuga ngo iki ntimukiganyire niko Uwiteka avuga nicyo gitumye Yesu aya magambo yabwiye abigishwa be harabye ati nyaboneka muramenye mutaziganyira ntacyo mwavanye mu nda z'abanyoko ntacyo mwavuye mu nda z'abanyoko mwambaye ubusa twageze hanze yego ingwara yateye ikagera no mu bakozi b'Imana ikagera mu bashumba Imana irambwira ngo abantu bahora bararikiye batagirwa abanyurwa n'umunsi warimwe bahora bararikiye iby'isi bizashira aho kurarikirwa bw'Imana buzahoraho yego nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ni maremare hari hasi nagira ngo wenda ryumvikane ariko n'ayandi ni meza hari yavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi muzabyongererwa nyuma ariko ayo hejuru nayo nayasomye insanga ni meza yego somo 31 oya mbabarira unkomerezaho nayasomye yose insanga nayo ni meza nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki wabihawe nande ibyo wanyweye muri 2008 wabihawe nande ni so na nyoko ibyo wanyweye uko wabayeho muri 2012 byavuye he aho byavuye hazava n'ibindi Yesu nashimwe Haleluya kuko ugomba guhorana umutima uhagaze Yesu ari ku ngoma
Yesu nashimwe. Muri iri torero nshumbye sinabona umuntu wishwe n'inzara ngo tumushyingure. Suko inzara itabayeho ariko ntawigeze apfa. Amen. Ntawe ndabona wishwe n'ibigeragezo ngo tumushyingure. Suko ibigeragezo bitabayeho ariko ikigeragezo ntabwo cyakwica umurengezi ahari. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Aho byavuye muri 2014 hazava n'ibindi. Sema ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo kuki tuzambara iki. abantu usange amashyari ibintu byaraha umva tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya cyane, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ibiguruka mu kirere ntibibiba ntibisarura mukagira Imana mwe. Ubwo se wavuga ngo inyoni zitunzwe n'iki? Ibikona birama imyaka magana n'amagana wavuga ngo bitunzwe n'iki? Mama Rive ngaho nsomera wo hasi 31 mubanze mushake. ahubwo 33 ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Mubanze mushake mama Kanyange we kanguka. Yesu nashimwe. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza ejo. Icara. Yesu nashimwe. Ariko se ubumbagire gute koko? Ahari mbibabwiye umanza mutabyumva. Kuva nagira muri uyu murimo mbarahije ukuri ko Imana nsenga, Imana ihoraho. Mpagaze ahera muri iyi kamera, nta kintu mfite nigeze nsaba Imana. Ibintu byose mbona Imana ibimpereza. Ngiye mama tumukunde nje gukutiriza mu cyumba cy'amasengesho. Mana mpa amafaranga, Mana mpa imodoka. Nababwiye ko iriya modoka yanjye ishaje mu buryo bugaragara, ariko nta musi n'umwe nanasengaga Imana impindurira imodoka. N'umusi wari nibishaka izayihindura. Ahavuye iriya hazava n'iyindi, kuko niriyiza ntabwo nigeze nyisaba, niyimenye ibidukwiriye. Yesu nashimwe. Ndi muri iyi kamera, abantu bose barabibona. Iyo tuvuga hano ibintu bizarebwa n'isi n'ikintu wasubiramo. Mbarahije ukuri ko Imana nsenga, Imana yampamagaye. Kuva nagera muri uyu murimo sinjya mfukama ngo nsabe ibintu, kandi atari uko mfite byose, atari uko mfite ibyo nakwifuza, ariko nzi ko data ndi imbere bitunganya, kandi ni nawe umenya ibingwiriye. Imana irambwiye ngo ndambiwe abantu batanyurwa, bahora biganyira, bahora barari bafite umururumba, ndetse bamwe bararikiye n'ibyo batazigera basingira. Ndarambiwe iyo ndwara irandambiye, iri mu barokore batanyurwa, bahora bararikiye iby'isi bizashira aho kurarikira ubugingo buzahoraho. Cya gatatu koko ubu mama Fabrice twicaranye hariya mbona umwenda yambaye mama tumukunde kubwiriza binaniye no kuza umwuka wera, kubera umwenda mama Fabrice yambaye mushyashya, kubera kuyifuza cyane. Koko amateraniro arangire ntuzi umwuka wera kubera umwenda mama Fabrice yambaye. Koko buriya si yawukuye ahakura se ndahazi, yawukuye mbana nawe simba mu rugo rwe, resuruse zabo ndazizi we n'umugabo we. Yawukuye he se nyine? Yawukuye aho bindi biva. None se ibyo kwa mama Fabrice n'umugabo ndabizi, inzu y'iwabo ubu se inzu yavuye ye, ibyo we n'umugabo se ndabizi yavuye ye, yavuye mu byabo. Ibyo ni byanjye. Bene data
tunyurwe buri wese anyurwe n'iby'Imana ikora. uwo mwuka uhumeka ntabwo wawuguze, nta bomboni ufite iwawe ngo waraye kuri bomboni iguhereza umwuka. jya muri CHK ubaze uko umwuka ugura w'amasaha 2. jya Faisali ubaze umwuka bahumeka, genda ubaze muri source intensive ubaze fagitire yo muri source intensive ubaze fagitire. kirangiza ngo nta shimwe mfite, barakoreye iminsi ngo maze iminsi ntagira ishimwe. yakurindiye abana bajya ku ishuri, baragenda muri ya mabisi yo mu gicuku baragaruka, abana bagenda ibicuku bakagaruka. umuntu agahangara ngo nta shimwe mfite. koko ngo maze igihe ngo nta shimwe mfite. umuntu akigwa ngo arika, umuntu agahwera, umuntu akaba umurakare mu rusengero yabaye umurakare, muri korari yabaye umurakare, mu byumba by'amasengesho yabaye umurakare. koko urakaye nde? ni nyoko wanyu urakariye. Imana ntawe uyirakarira, ni serious. unayibwiye uti ngiye kwiyahura mu Kivu, ukava uti ngiye mu Kagera muri Nyabarongo, iragushorera iti ngwino ngushorere. ubwo bishaka ngwino tugende, ndagushorera ndakugeza y'amahoro. Imana ni kwiteye, irakubwira iti ubwo bishaka noneho ndaguherekeza neza, ahubwo nkurindi impanuka kugeza ugeze ku Kagera, ugeze kuri Nyabarongo wirohemo nkureba neza, nindangiza hari ibihumbi bitarapfukamira Bayari ngiye gukorana nabyo. genda mwana wo kurimbuka arahari uko yemeze kose. ubwo uhisemo kwiyahura mu Kagera kubera ko inzi itaraza, ngwino nguherekeze. si Kigali we, hari ibintu Imana irambiwe. ariko imiteto yo mu mwuka, ikindi bita imiteto yo mu mwuka, imiteto ya mu mwuka Imana irayirambiwe. imiteto ikurindiye abana bawe ntibarababajura, abandi bari kwiba hirya no hino. abawe ntibarababajura, abawe ntibarababajura. hari umubyeyi umwe twasenganaga, umwana we bigeze kumukubitira ku gipangu, yuri igipangu agiye kwibagwa hasi. aguye hasi, uwo mugabo asanga muzi, aravuga ati sha ntabwo uro kwa kanaka. ati ndakwa kanaka. arabahamagara ati muze mutore umwana wanyu, urugo rukize cyane, urugo rukize, ariko muze mutere umwana wanyu ahutse ku gipangu yaragiye kwiba ahantu. nta soni ukavuga ngo nta shimwe ufite. ariko abantu b'iki gihe batanyurwa imyenda utuntu utamenya, gusharama mu makwe ni irushanwa n'amara. urarushanwa nande? genda uko wambaye, genda uko ubushobozi bwawe bungana, siko bimeze. seruka uko ubushobozi bwawe bungana, mu bukwe rwose utambuke neza uko ubushobozi bwawe bungana, useruka uko nguko. ambara ibireshya n'ukureshya, useruke utaha ubukwe. Yesu nashimwe, amina. hari uri gusubiza inyuma, hari ureba imyenda, hari ureba inkenyero. umva ubukwe watambutse uko indeshyo yawe ingana. ninde uri bugusubiza inyuma? ninde uri bugusubiza muri reception? ninde ugushinzwe ubundi ninde ugushinzwe muri reception? ukeneye kukureba ninde uretse wowe mwibone ukeneye kwibona? nta wundi ukeneye kukureba uretse wowe mwibone ukeneye kwibona, nta wundi ukurangariye. waserutse ukuri ukajya mu bukukuri. muri 2024 wenda uzaseruka ukundi, muri 2025 wongera useruka ukundi. waserutse muri 2023 seruka ukuri. turi kumwe cyangwa turi kumwe ra? turi kumwe iti. impanga zo zigira zireshya se. nabwiye abantu ngo navukanye n'abakobwa, ninjye mukobwa mutoya. mucura mu bakobwa uretse kurikirwa n'umuhungu umwe. bucura mu bakobwa njyewe bakuru banjye bose abari njye upfakara muri bo. ndi bucura mu bakobwa, ndapfakara muri bo. ariko none se bucura mu bakobwa watese uko mundeba ngiye nakuze naratese cyane. uko mundeba nakuze naratese pe. nta mirimo yo mu rugo nigeze nkora, ngiye nakuze mbona abashumba baragira inka
mbona abahinga mu mirima vakansi zaragiraga nkabanateyemo ko abasaza banjye n'abakuru banjye hano mu mujyi nge ntabwo nigeze mba mu byaro cyane oya rwose nakuriye mu rugo rudasaba umunyu uko niko kuri nari nsa n'umuhererezi reba umuntu wakurikiraga abana 10-11 kandi bose bari bameze neza ku ishuri mu bantu icyo bita rija de poche ndabivugira muri kamera arija de poche amandazi yo ku ishuri to hahandi yabarizwa amandazi yo ku ishuri arija de poche uhageze wese narasurwaga mu buryo bukomeye uje anzanira amafaranga undi azanira amafaranga undi ahageze anzanira amafaranga ariko ninjye apfakaye imbere muri bo tavuze n'ibindi ntabyo nshaka kwirirwa mvugira hano nta munsi n'umwe abantu bazigera bareshya witwitarakasa umutwe ngo usaduke serukukuri ibikombe by'iwabo ubwo nibyo ngibyo zanu seriva abantu serukukuri ntawuri bubiseke serukukuri ibisorori nibyo ngibyo serukukuri siko bimeze ibisorori nibyo ngibyo serukukuri wikwimena umutwe imana iduhana umugisha imana irambwiye ngo ndarambiwe abahora biganyira bitotomba batanyurwa n'umunsi warimo ibya mugenzi wawe byaje muri 2023 wenda ibyawe ni muri 2024 awi rekarire ku masahani ya zahabu iki gihe ni iki wowe ibikombe byaracekaguritse imikondo byihorere igihe cyawe nawe kirahari amen ijambo rya gatatu imana yambwiye babanze bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizaza ijambo rya gatatu imana yambwiye ngo ikindi ndambiwe cya gatatu mu bantu amen ndambiwe abantu batumvira bahora bumva ntibumvire ndarambiwe abantu batumvira kuko kumva ko barumvise effectivement irambye ukumva ko barumvise pe bahora bicaye imbere yanjye bahora mu masinagogi ariko barumva nyamara ntibumvira ndarambiwe abantu batumvira ndarambiwe abantu bahora bumva ariko n'umunsi wa rimwe batumvira ndarambiwe wenda mbwiye mama Fabrice akantu runaka ntabwo uretse ko atari kugeze n'urugero ndimo gutanga kandi mama Fabrice nzi ko bitamubabaza n'urugero ntanze mama Fabrice ntabwo yapfa kukumva mu bantu b'iki gihe uko bameze agomba no kujya kubanza kubaza abahanuzi numva icyo abahanuzi babivugaho abantu b'iki gihe niko bateye nyamara ushobora kujya kubahaza abahanuzi ntibavuge Imana ikavuga iti ndanangira imitima y'abahanuzi n'akanwa ndagafunga ntacyo bari bukubwire ahubwo noneho nzakubwiza ibimenyetso igihe kimwe Imana yigeze kubwira Ezekiel ngo igihe kimwe nzatuma ururimi rwa rufatana n'igisenge cy'akanwa ureke kubaburira ushobora kujya kwirirwa mu bahanuzi ngo urikwaza abahanuzi icyo babivugaho Imana igaceceka Yesu nashimye abantu b'iki gihe ntabwo yafa kumva ikigereranyo nabonye cyo kumvira ni Aburahamu yumvaga rimwe umva nkubwire itangire 12 ni inkuru za Aburahamu ziri ahari birasobanura ngo Aburahamu Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu jya siga n'amagambo 3 kuva gusiga no kujya va siga ujyaho nzakwereka atanahazi nta makuru nta cyerekezo Aburahamu ntabwo yigeze complaininga icyo cyongereza kiravugitse cyangwa narashimbogo Yesu nashimye mba nadukopeye ahantu amen gukopera ibintu byiza biremewe Yesu nashimye ntabwo yigeze atera impaka yaravuze ngo sawa icyitegererezo dufite muri Bibiliya abantu b'iki gihe batumvira niko Imana yambwiye bahora mu masinagogi bahora n'impaka zidashira Imana irambwira ngo ndarambiwe
urugero rwa kabiri rwa Aburahamu iramubwira ngo genda utambe igitambo umwana wawe w'ikinege icyama tukumvira nka Aburahamu ntabwo yigeze atari impaka ngo abwire Imana ngo ese ko umwana ngo none se ko none umwana ararwara ntabwo Imana yabyemera ubwo ngo yarwaye ngo nuko yagize umuriro temperature 37 ngo kuba afite temperature 37 ngo ishyano ryaguye 37 se aho batagira temperature 37 n'iryari bakagenda bakabaza paracetamol umuriro ukagabanuka ubwo ishyano riraguye ntabwo Imana yabyemera ibi kitakwemera se intumwa y'Imana Apotre Gitwaza ntabwo yapfushije umwana Imana ikamubwira ngo shyingura umugeni vuba ugaruke mu kazi si intumwa y'Imana Gitwaza se Pastor Kanyange ntabwo yapfuye bagashyingura ntiyari umukozi w'Imana ukora imirimo n'ibitangaza mbere yacu Pastor Kanyange ntabwo Imana yabyemera ibi kitakwemera icyitegererezo dufite mu kumvira n'umuntu witwa Aburahamu iramubwira ngo va kabiri gira ibyo usiga gatatu urajya aho nshaka utazi Aburahamu arahagura Imana irambwira ngo mu nsengero z'iyi misi no mu barokore b'iyi misi ndambiwe abantu batumvira bahora bumva ariko n'umunsi wa rimwe batumvira ndarambiwe ijambo rya kane andika abantu b'iki gihe bahora bashaka imanza aravuga ati kwemeze kose nanjye izansange cyangwa se reka nshaka umuhanuzi numve ko abivugaho nyamara hari igihe hari igihe umuhanuzi izaceceka ubwo wayigishije impaka ishobora guceceka ubwo wayigishije impaka abahanuzi rwose pe ijambo rya kane Imana yambwiye irambwira ngo ndarambiwe ijambo rya kane Imana yambwiye mu nsengero z'iyi misi Imana irambwira ngo umbwirire abantu ngo muri iyi misi ndambiwe abansuzuguye bamaze kumenyera ibyanjye ndambiwe abanyagasuzuguro bamaze kumenyera ibyanjye ku manywa na nijoro babigize akamenyero barabitobanze igaburo ryera amezi 4 atajya kwigaburo ryera igaburo ryera amezi 3 atajya kwigaburo ryera nyaboneka abakristo bitore rya Rehoboth musigare tuvugane iri sanfu ntacyo bimubwiye nyaboneka abamama muze gusigara dufitanye inama ntacyo bimubwiye nyaboneka urubyiruko muze gusigara dufitanye inama iri sanfu ntacyo bimubwiye ndambiwe agasuzuguro basuzuguye ibyanjye bamaze kubimenyera ntacyo bimubwiye nge wicara hariya ibintu byose mba mbyitegeye igaburo rye riyo basigaye umuntu nkabona ari kubuye wagira impamvu ku cyumweru birumvikana rimwe wayigira wenda impamvu yo muri famiye amakwe yabaye wenda ubukwe burabasasaba tujye kwigaburo hafi sasaba wagenda rwose cyangwa se gusura umwana ku ishuri wagenda 2 3 4 5 urana impamvu zidashyira kwigaburo ryera question mark urana impamvu zidashyira kwigaburo ryera ndarambiwe niko Imana yambwiye ndambiwe abasuzugura ibyanjye bamaze kubimenyera babigize agatogo babigize nayo babigize ibintu biri bisanzwe ibintu by'Imana ntabwo bisanzwe usinde kumenyera Imana kuko ushobora kumenyera Imana ikakugira kabarore isi yose ikabibona ko wayimenyereye Imana irambwira ngo bambwire ngo kumenyera ibyanjye namugira kabarore agahinduka isomo abantu bose bazigiraho uramenye utazahinduka isomo muri korara abantu bose bazigiraho kamukaroti Yesu nashimwe irambwira ngo umuntu ashobora kumenyera ibyanjye nkamuhindura kabarore ku manywa y'ihangu izuba riva nkamuhindura isomo abantu bose bazigiraho uramenye buri iyi mpamvu ntinye Imana itazampindura isomo abashumba bazigiraho ngo bajye bazivuga ngo muzare umushumba mama tumukunde uko byagenze Imana uzandindira iryo zina Yesu nashimwe tugeze ku cyakangahe amen haleluya amen tugeze ku cyaka Imana irambwira ngo mbwire abantu ngo ndarambiwe
banshimisha iminwa nyamara imitima indi kure. Irambwira ngo izo ni indyarya. Ndambiwe abantu banshimisha iminwa nyamara imitima yabo indi kure. Izo ni indyarya. Fata muri kamera we, ndabari hanze bazabibone. Ndambiwe banshimisha iminwa nyamara imitima indi kure. Imana irambwira ngo izo ni indyarya zo mu mwuka, ariko indyarya nimbiwe. Uramu damu ni kanziga cyangwa ni kanzigo ko ndakuvuga ubutumwa. Yaravuze ati yavuze ku ndyarya ararira. Yavuze ku ndyarya bigeze igihe ararira. Ndyarya nimbi we, ariko indyarya nimbi we. Indyarya igusekera gato gusa akazavuga ibintu nka 80 utaruzi. 80 utaruzi kandi mumaze igihe museka. Indyarya nimbi cyane. Irambwira ngo rero mukuri kose ndambiwe banshimisha iminwa imitima y'abindi kuri. Niko Imana yambwiye. Amen. Gato wandebeye Matayo 23:13 ukangirira vuba vuba. Nta magambo avuga ngo mwandyarya mwe. Abantu bafite umwuka witwa umwuka wa gifarisayo nabo ngabo nizo ndyarya Imana ivuga. Icyo bita umwuka wa gifarisayo bavuga ibyo batakora n'umunsi wa rimwe. Gaharagara hana kavuga ibintu kandi wabigenzura neza ugasanga arimo kuvuga ibihabanye no kwari. Ubundi imvugo igomba kuba ingiro. Somera ayo magambo gatoya. Matayo 23:13. Sinzi niba neza ari aho ngaho ari. Matayo 23:13. Titre iravuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanditsi. Icyo bita abafarisayo n'abanditsi ariko ryarya nimbi. Ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano. Mwandyarya mwe muzabona ishyano. Reka nzakubwire, dore aho mama tumukunde nibereye niba uri indyarya uzabona ishyano. Nge dore aho nibereye save ibi ninjye wabyanditse. Nge mama tumukunde dore aho ndi niba uri indyarya ishyano rizakugwirira. None nta kazi kawe ishyano rizakugwira niba uri indyarya. Yego kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru. Abo batuma abantu batinjira ngo abantu batabwinjiramo kubera bo namwe ubwanyu ntimwinjiremo. Namwe ubwanyu kandi mwaretse kwinjira mu butuma n'abandi batinjira. N'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca y'uburyarya abantu bahoramo. Nicyo gituma muzakirwaho iteka riruta ayandi. Ngabo icara. Gucirwaho iteka riruta ayandi. Ajya mubohokanara ko mama tumukundi icyo nzira ari ukuhita mvuga ibintu. Buriya sinshaka ibintu bibikwa mu mutima wanjye. Kubika mu mutima ntabwo mbikunda, bituma ntuzura umwuka wera. Nicyo gituma bisohora. Ubwo ngo nteye nabi ndamaze. Abateye neza mutere neza. Aho kuba indyarya ngo nzacibweho iteka nzabisohora abantu banyange. Reka nsubiremo. Aho kuba indyarya ngo nzacirweho iteka riruta ayandi mateka nzabisohora hanyuma mu nyange. Icyo kiraruta. Aho kuba indyarya ngo nzacirweho iteka riruta ayandi mateka mbibike mu mutima kandi nkurebe nkwanga amezi 3 nkwanga amezi nzabisohora bijye hanze mu nyange aho kugira ngo nzacirweho iteka riruta ayandi mateka. Indyarya ngo zizabona ishyano. Se ninjye byanditse koko. Ndambiwe bashimisha iminwa imitima y'abindi kure. Imana irambwira ngo ni indyarya.
ngeze ku cyanyuma ubundi mbabwira ibihano bigiye gufatirwa abantu bo muri iyi cyaki ngeze ku cyanyuma amen amen haleluya ijambo rya nyuma Imana yambwiye irambwira ngo ikindi ndambiwe mu nsengero muri iyi minsi ndambiwe inzitwazo za hato na hato abantu banshize imbere ibyari bibi bakabyita ibyiza reka nsubiremo ndambiwe inzitwazo abantu banshize imbere muri iyi minsi hanyuma ibyari bibi bakabizirura bakabyitwa ibyiza ndambiwe izo nzitwazo subiremo se cyangwa ndambiwe inzitwazo abantu banshize imbere muri iyi minsi hanyuma ibyari bibi muri iyi minsi bakaba bari kubyita ibyiza ndarambiwe inzitwazo wanshyize imbere uriya ko asenga uriya we ko asenga akaba ameze kuriya none se bariya bo ko basenga bariya se bo ntibasenga nanjye bariya bo se umuntu umwe muradepereje niwe wabwirije no mu mama niwo muradeperi ndi kuva muradeperi bafite dogitrine zabo siko bimeze se aravuga ati kuva nabaho muradeperi sinigeze mbona rabero nyibonye muri iyi minsi ngo iminwa muri ati ugasanga mu iteraniro umuntu afite rabero ari kwisigira mu materaniro ati none se ucyuzura umwuka wera iyo minwa ntabwo yumaga ndasubiramo yewe uwo mu mama ariko nkorera kuri mama Ines yabaye muri ADPR we ndi kuvuga ibyo muri ADPR nacyumviye ejo ntabwo ndinjajwa kanyura aha ngaha nagasubiramo ko yavuze uwo mubyeyi umubyeyi Imana yahaye ubutumwa bwo kuzenguruka hirya no hino ntabwo ndi kujajwa rwose cyangwa se ngo mbabuze rabero zanyu oya rwose mushyire no ku mazuru niba nibishoboka no ku mazuru mushyireho ibyo ntabwo ari ibyanjye mwukagira Imana mwe nta nuwo nigeze mbuza rabero ni nababuza rabero aravuga ati none se kuva nabaho sinigeze mbona rabero muri ADPR rabero nyibonye ejo bundi aravuga ati none se ucyuzura umwuka wera iminwa ntabwo yumaga ko rabero ngo bari kuzishyiraho kubera ngo iminwa yumye ucyuzura umwuka wera iyo minwa yumye muri iyi minsi ndambiwe inzitwaza abantu bari kunzana reka mbabwire agatekerezo kamwe umukobwa umwe yari umukorari yari umuririmbyi akundana n'umuhungu barakundana rwose baremeranya pe bemeranya kubana nyamukobwa rero ajya gupresenta umuhungu ati nakundanye n'umuhungu kanaka bose nyine bararimbanaga na nyina na Sara abadiyakoni muri ADPR abadiyakoni muri church urumva uwo muhungu bari bamuzi baravuga bati ngo iki ariko ubanza wanarasaze bambwiye ati ntabwo byakunda kubera amoko ntabwo byakunda bambwiye ati kubera ubwoko n'amoko ntabwo byakunda yewe bambwiye bati ntabwo byakunda subiza amerwe mwisaho ntabwo byakunda ariko umukobwa kwanga kubabaza ababyeyi aragenda abwira umuhungu ati ntabwo byakunda amuha izindi mpamvu mbega abarapfuye nyamukobwa barapfuye noneho ngo bamwereke igitabo cy'ubugingo baramureba ati izina ryawe ntaryo turi kubona aravuga ati ntibishoboka nta kundi izina ryanjye ryaba ritanditse mu gitabo cy'ubugingo umva ukuntu bambwiye baramubwira bati izina ryawe rihekwa mu gitabo cy'ubugingo utarajya mu moko mbere utarajya mu moko izina ryawe ryari riri mu gitabo cy'ubugingo riherukamo icyo gihe ubu nta zina ryawe ririmo izina ryawe riheruka mu gitabo cy'ubugingo utarajya mu moko bisobanura ngo yashoboraga kwemera umugabo kamambayambaye ubundi kandi iyo umwemeye umukwe agira hakaba umukwe cyangwa iyo umwemeye umukazana bigera igihe hakaba umukazana siko kuri
bisobanura ngo yari gukomeza kensista akabana n'umusore we ndamuzi hariya hakurya wasezeranye nyina yanga kumugura ibirongoranwa bigurwa n'abamama b'inshuti ze. ubu umugore n'umugabo barabana nishira ishusho. ajya avuga ati urukundo rwacu rwanesheje amoko. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Kakantu rero niko kanyuma Imana irambwira ngo ndambiwe inzitwazo bari kunzanaho muri iyi misi, hanyuma ibyari bibi babihinduye byiza. Izo ni inzitwazo, ibi biremewe nta kibazo. None se nabariye mama tumukunde asikigariwe sinjye ugomba guhora ameze gutya. None se Apotre Mignone we kwameze kuriya sinjye ugomba guhora ameze gutya. None se Hortense we kwameze kuriya yahamaga ukwe nanjye nahamaga ukwanjye. Izo nzitwazo ntazi Imana ishaka. Ndambiwe inzitwazo. Apotre Mignone umuhamagaro nuwo. Apotre mukozi Imana Hortense nuko nguko. Mama tumukunde nawe nuko nguko. Siko bimeze. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndambiwe inzitwazo abantu bari kunzanaho muri iyi misi, ibyari bibi bakabihindura ibyiza. Ibyo bintu mwabyanditse 6 n'ibintu Imana irambiwe.